nagukandagira muri ibyo bintu ukabona ko umwenda wanjye udakinishwa. Ntago ari umuceri yankobye ahubwo banzana amabyibimonye. Ariko Kazu, abacuruzi b'iki gihe barababaye pe. Ngabaki man, abacuruzi barababaye hahandi ngiye sarisa umwami wabikopesha. Kazu nikanzemo nyine se byakugendekeye gute man? Kazu urabizi ukuntu nkunda kwikopesha. Ko kwikopesha kwawe kumwe kuzi man, urabizi ko najyaga nkunda kwikopesha ku maduka arenga nk'atanu. Ndabyibuka man, so wowe wahombeje hasubise man. Nabonye umuntu utahombya naho wamubeshya kuri bugera mu rugo gahita uyazana. Kazu nibyavamo uwo mucuruzi ari inaha nuriya mushyashya uje ejo bundi kariya kagufi kariya bita Kavumbi. Byagenze guteze man? Kakiza nahise nkakira ku rutonde rw'abantu ngiye guhitamo. Kazu ejo bundi ndagiye mikopesha ikiro cy'umuceri, kabanza kubyanga nyuma kaza kwemera ariko kama kondisiyo. Atumva rero nkubwire wa muhungu, amafaranga tuba tuyakeneye. Ati niharengamo n'isaha impyiko zawe nzazigurisha nta n'icumi nzakugaruza. Hanyuma sikunzi ko wikopesha nayo uzatanga nyabu waje kuyamuha. Niba ari umuntu w'umugome ni kari akagabo. Kazu nanyuzeho ndi kwihishahisha, haciyeho umunsi umwe naremeje ko namuhesheje ejo barankaciye ya fosi natiye gatambi abarayinyatse jya koti jyanye ry'ubururu najya ari inyambura iyo nagobokwa n'umuvandimwe. Ubu ngumba nambaye ubusa. Ikiro cy'umuceri agashaka kukwambura inkweto n'imyenda, iwe ngo umufitiye umwenda ngo buri segonda amafaranga yarunguka. Niyo mpamvu rero yagufashe icyo ufite cyose ahita kigutwara. Ahubwo icyo numvisha cyo ashobora kuba atarasobanukirwa abantu bina. Niba kugasuzuguro yaragafite aho yabaga bwa mbere, sese tugomba kumwereka ko abantu bikopesha bina tudakunda pressure yo kwishyuza. Niba hari amafaranga umufitiye nakugenze gacyo uzamwishyura, bitabaye ibyo azajya gutesha umutwe ahita yahomba. Ahubwo Kazu niba hari ikintu namaze kubona maracyadushyiriramo imiyaga. Buri ikigaragara cyo ahantu yabaga bwa mbere uriya muntu yari umugome cyane. Kazu ubonye ukuntu gufatana umujinya bihita binakwereka ko aho yabaga bwa mbere ko n'urushyi rwakoraga. Sha niba ari gukubita rero muragowe. Ubuse nka rudakubona ukunda kwikopesha agashaka kwishyura mu kundi kwezi, niba ahura nazamukuramo nyababyeyi. Ahubwo naguze ikintu mfitiye amakenga. Uwo munsi nikopeshayo natwiri yari amaze kwikopesha ari no kumbwira ko nta n'amafaranga afite kandi twese tagatarimwe ari ukumwambura. Niba ari gena bakigwaringa ku mategeko yacu, niba natwiri yaratanze amafaranga sha ndaje ndamanuka njye kumureba mubaza. Oya twiri ni igisambo cy'ingufu we ntago yamuzana hibyo. Twiri we ni igisambo cy'ingufu twese turabizi, ariko uwishyuza nawe n'uw'ingufu nanjye naramwiboneye. Ariko rero hari abacuruzi baza muri zone bakaza badashobotse. Niba uje gukorera business ahantu kuki utumva kuzihanganira abantu bikopesha baho? Uje gucuruza mu bahorana amafaranga si batazikopesha, uzanga kubakopa uzaba uri gukorera mu isi yawe. Erega buriya gukopa ni no kubaka inshuti. Buriya jewe niyo nagukopa kuki utakumva ko wafasha n'abandi bantu? Oya ariko rero nanone twimagine Kazu, imagine uvuye hano ujya gucururiza inyamata, none igihungu nka twiri kiraje ugikopya ibintu by'ibihumbi 2 kikubwiye ko iminota 30 kije kuba kiyazanye. Umunsi wa mbere ukabuciyemo n'uwa kabiri atarayazana, uwo muntu muhuye byagenda bite? Uwo muntu mufashe namugukatira namunyuka nkamwereka ko tuba twashoye. Umva ye kandi wowe wakikopesha ukumva utayatanga. Oya ariko nta n'impamvu yo kwishyuza gatuna mbwene. Aha reka njya kureba twiri mubaza, ahubwo ngo mbanza zatwica. Twi Yes. igifashe bite man? Meze fresh. Gusa nkuri kwerekeza hararuguru ku maduka se. Mba ngiye gucamo nyine. Wa muntu so waramwishyuye? Gukakagabo. Hamwe twikopesheje. Nishyura uriya. Kare. Ubwo se umuntu yaba ari mushanga mwishyura bigenze bite? Izina ry'Imana nawe namwihera. Twivuza gute? Sha Serena namuha pe. Ariko twi ubwo uzi ibintu yarayankoreye mu ijoro. Wowe wayamuhaye? Sha nayamuhaye ariko yaranyishe. Ariko ubu naba narambuye yamani, mwambura Kalifani, mwambura Habineza na Bashabani, uriya kankanga. Ako twi ubwo uri kuvuga uramuzi? Nari hano ruguru se. Uriya rero uri gusuzugura. Twi nagufata nibwo uzamumenya neza. Ahaha, ahubwo reka njye kuba nemberayo. Genda nk'ubwo ni mwahura. Twiriwe shaka uwisha wa mucuruzi araje.
umuntu ko numva ari guhumururunurunura ariko nk'ubu masanze ikintu dufitanye ikibazo nakigukatiye kanigendere. Don't run! Bite? Meze neza boss. Hanyuma kuri kumagaritsa? Nuzi ko turi inshuti se? Wowe nande? Njyewe nawe. Njyewe nawe. Ariko abesikoro mwabaye gute? Ngiye ko ndi mushinaha. Kabiri kangange nawe tuziranye. Nibubuka wa muntu wakwikopeshejeho umwe watse imyenda hamwe ku isantere. Sha cyo kozura umunyamahirwe akavuna umuheto. Buriya twahuye naramutse neza nari ngiye kugucapa. Buriya jya rutambi kugukopa nagukopa. Ariko mu buzima bwanjye ntabwo umuntu adahagarara ku ijambo rye. Ako se boss buriya bugome wabukuye. Erega ningwe niyari izi gufata ku gakano. Byose turabyigishwa. Kuko nta kuntu baba baranguje amafaranga nabo batagukobye. Hanyuma umureze ashaka kukurusha ubwenge ngashaka kwambura. Uriya nge narakwikopeye. Ndakubwira ko niyo wajya mu mwobo nge rutambi nakwikuriramo. Niba ufite gahunda ujye uza ngukope. Ariko ni kondisiyo igihe nagwaye kirenze buri segonda amafaranga yanjye bari kubara. N'ubu ngubu hari igihugu nakobye nyuma yawe. Iminsi nimaze gushira ninyifata muzaba mwumva. Boss ubwo naribi ninjyambura amafaranga nzajya nkugeraho. Upfa kuba ubizi ko gutinda uba uri kwishyiraho ibibazo. Boss mumeze mutese? Umva sha guyamyijya nyuma n'ijyambere. Ko twaramenyanye tukavugana niwemere kujya umagaritsa ku by'ubusa. Ariko boss ngenzi neza ko atari ubusa. Ni ubusabwa bw'ubusabusa. Ejo bundi duhura nakwemereye ko nzajya nkuko. Ikintu ushaka ko tuganira nge nawe ni igiki? Ako boss uziko wa muhungu agenda yirarira ngo yarakwambiye kandi nta yazagu. Ako se sha wowe nura muhungu kavukire sina. Twese turabina. Sha uko nkubona rero ushaka kuri umunyendangari. Ko narakwemereye kugukopa nibyo byatumuneranya na mugenzi wawe. Ariko boss nemera guhombye koko. Shuri yabyo byihorere. Nitwahura tuzabyimenyera. Ako mugani ndisebeje. Ni ndambi. Ninde wapfuye nini? Ubu nagukandagira muri ibyo bintu ukabona ko umwenda wanjye udakinishwa. Ntago ari umuceri yankobye ahubwo bazana amabyibimonye. Nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.